Turashimana uyu munsi ugira kabiri amasengesho ngaruka kwezi uko ejo bagarutse ku mugani w'abakobwa 10, abakobwa 5 b'ubwenge n'abakobwa 5 b'abapfapfa. Amen. Neza ko umuntu wese ukurikira inyigisho za Bibiliya amaze kumenya ibyo ari byo. Uyu munsi rero turashaka kureba rero ibijyanye rero n'urugendo rw'umukristo, kuko twabanje gusobanura yuko umwami Yesu yahishuye ugaruka kwe mu buryo butunguranye ubw'itorero, kandi akavuga ko abazamusanganira n'abazaba bafite amatabaza yaka batigeze barangara ngo babure amavuta. Barabonye ko umwuka w'umuntu imbere y'Imana ni urumuri n'itabaza. Nimba rero imyuka y'abantu ari itabaza rero rishobora kuzimya cyangwa rikaka. Uvuga ngo imbere y'Imana hari imyuka izimye, hari n'imyuka yaka. Ibyo byose ejo twarabibonye. Uyu munsi dushaka kureba rero urugendo rero rw'umukristo, kubera ko umukristo w'ukuri wese ari mu rugendo. Umukristo wese w'ukuri ari mu rugendo. Uwo ni wo mutwe. Umukristo w'ukuri ari mu rugendo. Ariko ikibazo no kumenya uby'urwo rugendo ruvaye rukajya he, ibyarwo bimeze biti. Iyo dusomye ahantu henshi muri Bibiliya hatubwira ibyerekeye umuhamagaro w'umukristo ko ari urugendo. Iyo Imana iguhamagaye uba utangiye urugendo. Niyo Pawulo avuga amagambo nk'aya, avuga ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Uvuga ngo hari inyuma hari n'imbere. Ibyo rero ni ibyerekeye urugendo. Iyo umuntu ari mu rugendo hari aho abavuye nibyo by'inyuma, ari naho hagana niho h'imbere. Kadusome amagambo musanzwe muyaze ko twasome. Filipi, bandiko Paulo yandikiye Abafilipi, aza ko bageze 3 umurongo wa 12 geze kuri 13 14. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa. Filipi 3:12-14. Suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganwa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yafatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugira aho dutunganirwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Amen. Hano murumva ko ariho ibiri imbere n'ibiri inyuma. Ni ukuvuga ngo ni urugendo. Aravuga umuhamagaro wo kujya mu ijuru. Umuhamagaro w'umukristo ni wo kujya mu ijuru. Hano dufite rero destination. Dufite aho urugendo rwacu ruzarangirira, ni mu ijuru. Nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Je cours vers le but. Donc aba hari intego. Ntabwo apfa kugenda gusa, afite intego, afite ahaye. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Kugira ngo nzasingira ingororano y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu. Aha tusomye hano hariho l'idée du pèlerinage chrétien cyangwa
urugendo rw'umukristo. Iyo Imana ihamagaye umuntu muri Kristo aba atangiye urugendo. Ntabwo ari urugendo physique rw'umubiri, ni urugendo rwo mu mwuka. Kandi iyo umuntu ari mu rugendo ntabwo aguma hamwe, aguma ava ahantu agenda, niko agabanya rwa rugendo, niko agabanya, niko asatira aho ariho aragana. Icya mbere ntabwo upfa guhaguruka ngo ugiye mu rugendo, ukwiye kumenya urugendo rukujyana he. Hano Paul yatubwira rero aho tujyana ni mu ijuru. Mu ijuru niho intego yacu, ntabwo ari yo mu isi, ni mu ijuru. Niyo mpamvu ku cyumweru twarize imbaraga z'umusaraba. Tuvuga ko umusaraba ugizwe n'ibiti bibiri, kimwe gitambitse ikindi gihagaze. Bivuga ko igitambitse ni ibyiza, ubutumwa bwiza butwizeza ibyitwa imigisha yo mu isi. Hakaba hariho rero igiti gihagaze, ni imigisha y'Imana itubikiye mu ijuru. Byombi bikwiye kuba bihuye mu buzima bw'umukristo. Nushaka gusa umana imigisha yo mu isi, wowe wamaze guhusha intego. Kabone n'ubwo iyo migisha ihari, ukwiye kuba uzi byombi. Ukwiye kuba uzi amasezerano y'Imana muri iyi si mu buzima bwawe, ukwiye kuba uzi n'amasezerano y'Imana mu bigutegereje mu ijuru. Ubwo twaratanze urugero mu masezerano y'Imana yo mu isi, ko Imana izi ko imibiri yacu itaracungurwa, irategereje. Ko aravuga ngo imibiri yacu iracyaganzwa n'urupfu, ariko ikaba itegereje nayo gucungurwa. Umwuka n'ubugingo mu kwizera byaracunguwe, ariko umubiri we ntabwo uracungurwa. Tubisoma muri Bibiliya. Niyo mpamvu umukristo ashobora kurwara, ariko akarwara afite ibyiringiro ko ari isezerano ryo ko Imana niyo imubarira ibyaha ikamukiza n'indwara ze. Yesaya 53, kubwo kubitwa kwa Yesu twarakize. Ariko kabone n'ubwo wakira indwara, ariko umubiri amaherezo uzapfa. Urumva rero imigisha yo mu isi, ce sont des bénédictions temporelles, ni imigisha y'igihe gito. Nimba ari yo gusa ushaka, uzaba utakaje iby'ingenzi, imigisha ihoraho, imigisha idafite iherezo. Rero umukristo akwiye kugira vision à deux dimensions. Akwiye kugira iyerekwa areba mu buryo bubiri. Akwiye kureba ubutumwa bwiza mu buryo bw'isi, Imana ivuga, n'ubutumwa bwiza mu buryo bw'ijuru, Imana ibikiye umukristo mu ijuru. Ariko ikibazo rero, kubera ko imibiri yiganza abantu, usanga mu ruhare runini cyane bishaka imigisha yo mu isi, kuko niho wabonesha amaso. Bigatuma rero haba abakristo b'intege nke. Murabyumva? Abakristo b'intege nke, mu buryo imbaraga z'umwuka ntazo, n'imbaraga z'ibyiringiro ntabyo, kuko bafite vision gusa yo muri iyi si gusa. Twabonye ko iyo ubutumwa bwiza tubwizera gusa ku byiza twabona muri iyi si, bihinduka iki? Programme humanitaire, ibyo bita l'évangile social. Ni byiza, itorero rifite inshingano zo gukora ibyiza muri iyi si. Imana igasezeranya ko iha abera gukora imirimo myiza mu isi, gutabara imbabare, gufasha n'ibindi byose. Ibyo biri mu butumwa bwiza, ariko ubutumwa bwiza ntabwo ariyo dimension gusa bufite, ari na dimension éternelle, ariho iby'ibihe bidashira. Amen. Mwumvise Paulo ko yavuze, avuga ngo kugira ngo azashobore gusingira icyatumye Imana imuhamagara muri Yesu, nuko yibagirwa
ibiri inyuma, agasingira ibiri imbere. Hari icyo yari icyo mbere yuko Yesu amuhamagara. Hari ibyo yari azi ko ari byo bikenewe, aribwo bifite agaciro, ariko byose yavuze ngo yayibaze ko ari amase, kuko yaje kumenya ikibiruta byose. Amen. Kumenya umwami Yesu n'imbaraga z'izuka rye, ngo nimba bishoboka nanjye nzageze ku muzuko w'abapfuye, ari umuzuko bakiranutsi, ari umuzuko wa mbere. Urumva intego ye? Urazi kugira intego umuzuko? Ibanga yese wafite iyo ntego. Intego yawe ukaba ari uko guharanira umuzuko mwiza. Ntabwo ari benshi. Nuko Imana yashobora kumvisha amasengesho y'abantu ku isi bitwa wenda ngo n'abarokore bumva ibyo basenga. Nimbarwa abasenga ngo bagire umuzuko mwiza. Nibaza ko ari bake. Akajya hariya mu cyumba cy'amasengesho akamara umunsi wose asengera umuzuko. Yasa ko atari benshi. Pawulo yatubwiye hano ngo we intego kubaho kwe amaze gufatwa na Kristo, ngo nukugira ngo amumenye n'imbaraga zizuka rye, ngo bishobotse nawe azagere ku muzuko w'abapfuye, ari umuzuko w'abakiranutsi. Ibyo ni yagize intego ye. Ni ukuvuga ngo biraharanirwa, ntabwo bizakugwa ku mutwe. C'est pas un cadeau. Gift ni ubugingo buhoraho tuboneye muri Kristo Yesu iyo twizeye, ariko ushobora no gutakara iyo utakaje kwizera. Ngo ntituri mu bantu basubira inyuma ngo bazarimbuke, turi bakomeza kwizera bazarokora ubugingo bwabo. Iyo utakaje kwizera nabwo ubugingo urabutakaza. Pawulo rero yagize umuzuko w'abakiranutsi intego yo kubaho kwe, kandi nicyo gikwiriye, kubera yuko iyo umaze guhishurirwa ko hazaba kuzuka kw'abakiranutsi n'abanyabyaha, uhita ubona ko udakwiye gukina. Ukwiye kumenya mbere na mbere agaciro ufite, waremwe mu buryo gitangaza, ntushobora gushira. Abapfa hafi imibiri bo bakomeza kubaho mu yindi dimension spirituelle, mu isi y'umwuka. Amen. Rero Pawulo aratubwira ibyerekeye urugendo n'ukuntu we yafashe ingamba zo kuzarushobora. Ntabwo afatwa na nostalgie yibuka ibya kera yavuyemo, nimba ari byiza. Ntabwo yicuza ubufarisayo yari kumwe n'abari bafarisayo. Ntabwo yicuza avenir yari kugira, prestige yari kugira, icyo yari kugira mu Bisirayeli, kuko yari umuhanga mu by'amategeko byose. Ntabwo yirata ko ari umuyisirayeli wo mu muryango wa Benyamini. Ibyo byose abantu bashobora kwirata, Pawulo yavuze ngo byahindutse kuba amase, ko yaje kumenya ikiruta byose, kumenya Kristo n'imbaraga zamuzuye bapfuye. Kuko hano hari amagambo akomeye, umurongo wa 10 na 11 biracyari mu Bafilipi 3:10-11. Turiga intego y'urugendo. Urugendo rwacu ni uruhe? Tuvaye tukajya he? Turashobora dute? Kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Amen. Tufate iryo jambo ahari, ukuvuga ibabwira iki mwebwe? Ahari. Donc ce n'est pas donné d'avance. Uvuga ngo urashobora utagera ku ya ntego. Niyo mpamvu umuntu akwiye kutagwa mu mutego wo kuvuga ngo ubuntu bwaduhaye byose twebwe twidamarire.
uyu ni intumwa ikomeye, nawe ubwo aravuga ngo ahari. Iyo uvuze ngo ahari nzamubona, ahari nzabona akazi, ngiye kwa purayinga hariya, ngiye gusaba akazi, ahari nzabona akazi. Uvuga ngo ntabwo ushobora kukabona cyangwa ntukabone. Na Pawulo avuga ngo ahari nzagere ku muzuko. Iyo avuze ku muzuko, ni umuzuko w'abakiranutsi, kuko ni urugendo rw'abakiranutsi. Hano ngo si je puis, le pouvoir, si je puis, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Nimba ngo icyo nicyo maranira. None twe tuharanira iki? Niki intego yo kubaho kwawe? Niki intego yo kubaho kwawe? Iyo urebye ibyo abantu benshi bavuga ngo ubuzima bufite intego, barakunda cyane kuvuga iryo jambo. Ariko kora sondage ubaze umuntu agusobanurire nihe ntego. Ni bake bafite iyi ntego ya Pawulo, bafite izindi ntego. Bo bafite ukuntu bumva ngo ubuzima bufite intego, ariko mwicaranye kwa mwese ni iyihe ntego? Ari intego n'intego. Iyi niyo ntego nyamukuru, iyo bita ultimate purpose, goal. Iyi niyo ntego, ça c'est le but ultime yo kubaho. Intego nyamukuru ni kuzagera ku muzuko w'abakiranutsi. Iyi niyo ntego nyamukuru imira izindi zose. Izindi wazigira ntabwo ari bibi, ariko nuburiye mu kubaho kwawe uzabyicuza iteka yose. Nibyo bita tu vas devenir un potentiel raté. Uzahinduka icyawushije intego. Intego yo kubaho kwawe, intego yo kuremwa n'Imana uzaba warayiwushije. Uzaba umeze nk'akabuto kari kuva mu ishyamba, ariko kagumya ari akabuto kuko nawe katewe mu butaka bwiza. Donc babyita potentiel raté. Uzaba warawushije intego. Ntimuzashukwe muri iyi si hari ibintu byinshi byitwa intego. Intego nziza ni nziza, ariko hari intego iruta izindi. Ni Pawulo avuga, nimba bishoboka nzagere ku muzuko w'abapfuye, ari umuzuko wa mbere, umuzuko w'abakiranutsi. Ko hariho n'umuzuko w'abanyabyaha. Byashyuwe Yohana 20 hari umuzuko wa mbere bawita umuzuko w'abakiranutsi. Umuganura utwemeza ko uwo muzuko uriho ni Yesu Kristo. Amen. Niwe muganura umuzuko wa mbere, umuzuko w'ubugingo. Hanyuma igihe cy'impanda izamuka ry'itorero, hazaba icyiciro cya kabiri. Umuganura, icyiciro cya kabiri. Iyo mvuze umuganura, ni Yesu n'ababandi yavanye kuzimu. Bari bose nukubera bari muri uwo muganura wa Yesu. Amen. Ariko Yesu niwe muganura. Hanyuma izamuka ry'itorero, uwo muzuko wa mbere uzakomeza mu cyiciro cya kabiri. Amen. Hanyuma uwo muzuko cyiciro cya gatatu ni igihe Yesu azagarukana n'abera, aje kwima ingoma ye, abazaba barishwe na Antikristo kuko banze kumupfukamira, nabo bazazurwa noneho bimane natwe. Amen. Ingoma y'amahoro ya Yesu Kristo. Uyu munsi rero turashaka kwiga ku rugendo rw'umuntu umwe n'abantu yari akuriye muri urwo rugendo. Nibyo tuzakwibanda uyu munsi. Ni umuntu yitwa Ezira, Esdras. Amen. Urafite igitabo muri Bibiliya cyitwa igitabo cya Ezira, gikurikira ingoma za kabiri, gakurikirwa na Nehemiya, sibyo? Turaza kwibanda mu gice cy'umunani, ariko ntabwo tugisoma cyose, turafata imirongo mike gusa
tureba aho twebwe dushaka kwigaho kubijyana n'urugendo, kuko na Ezira nawe yagize urugendo ruva i Babuloni rujya i Yerusalemu. Harimo inyigisho zikomeye cyane za Ezira. Murabizi ko kubera kugomera Imana kw'Abayuda, Imana yabahanishije. Simvuga ya miryango 10 ariyo ubwami bw'amajyaruguru, umugwa mukuru Samariya. Bariya bo wenda ngarutse vuba kubyerekeye kubibutsa gusa. Abisirayeli bamaze kuva muri Egiputa bakagera mu gisezerano, none bakaba ubwami. Umwami wa mbere akaba ari Sawuli Umubenyamini. Sawuli ntiyanezeza Imana, Imana imusimbuza Dawidi. Hanyuma Dawidi amaze gutanga umwana we Salomo ajya ku ngoma. Salomo atangira neza mu busaza bwe, mutima we ukururwa mu bigwamana by'abagore be n'inshoreke. Hanyuma Imana birayibabaza, iravuga ko ku ngoma y'umwana we uzamusimbura, Imana izamwambura ubwami, imusigarize gusa imiryango 2 ya Yuda na Benyamini. Hanyuma imiryango 10 isigaye iyihe umugaragu we yitwaga Yeroboamu. Ku ngoma y'umwana Salomo yitwa Roboamu, Imana isoza ijambo, imiryango 10 iritandukanya n'ibiri ya Yuda na Benyamini, bahinduka ubwami bw'amajyaruguru, umugwa mukuru Samariya. Nibagira amahirwe yo kugira abami bubaha Imana, benshi bari abami bagomera Imana. Rero Imana mu mwaka wa 722 Imana ibagara mu maboko ya Ashuri, Asiri. Kuva icyo gihe kugeza ubu barazimangatanye. Ariko mu Bayuda, mu Bisirayeli baratahuka, bamwe barava mu bihugu bya hariya za biriya bihugu bya Afghanistan n'ariya mu bice bya hariya byose, bakabona ko bakomoka kuri abo bantu batakari muri ya bihugu by'Iburasirazuba. Bakagenda bagaruka iwabo, bakabapima ADN, bagasanga koko n'Abayuda bava kuri ya miryango yatakaye kirage. Hanyuma ubwami bw'amajyepfo Yuda, umugwa mukuru Yerusalemu, bwo bwakomeje kubaho. Buriya bamaze gutwarwa nyagano. Yuda impamvu yakomeje ni kubera ko ari igihe yagiraga abami beza bubaha Imana, ariko nabo hageze ahantu nabo bigana ingeso z'abariya bavandimwe babo bo mu majyaruguru. Imana yavuga ko namwe rero muzahanwa. Umuhanuzi wabahanuriye akanabibamo ibyo kuna n'imbere byarahanuwe n'uwitwa Yeremiya. Yeremiya yarahanuye ko Imana izabagora mu maboko ya Nebukadnezar, umwami wa Babuloni, ariyo Iraki ya none. Imana iravuga ngo bazakorera abanyababuloni imyaka 70. Nashaka kubaza ikibazo, kuki atari imyaka 10, atari 100, atari 200, kuko ari 70? Gatubisome Yeremiya 25 dore ku murongo wa mbere kugira ngo tubyumve neza, sibyo? Tugeze ku murongo wa 12. Umwaka wa 4 wa Yoakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, hari no mu mwaka wa mbere wa Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, ijambo ryaje kuri Yeremiya ryerekeye ku bantu b'Ubuyuda, iry'umuhanuzi Yeremiya yabwiye ubwoko bw'Ubuyuda bwose n'abatuye i Yerusalemu bose ati: uhereye ku mwaka wa 13 wa Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda ukageza none, maze imyaka 23 ijambo ry'Uwiteka rinzaho, nkazinduka kare nkababwira ariko ntimwumva. Uwiteka yabantumyeho
abagaragu be bose n'abahanuzi, akazinduka kare akabatuma, ariko ntimunyumvire, habe no gutega amatwi ngo mwumve. Ati, nimuhindukire ubu, umuntu wese ave mu nzira ye mbi no mu bibi by'imirimo yanyu, mube mu gihugu Uwiteka yabahanye na ba sogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Kandi ntimukurikire izindi mana ngo muzikorere kandi muzisenge, mwe kunyendereza ngo ndakarire imirimo y'amaboko yanyu, kandi sinzabagirira nabi. Ariko ntimwanyumviye, ahubwo mwandakazaga ku mirimo y'amaboko yanyu ibateza amakuba, niko Uwiteka avuga. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga atya ati, kuko mutumviye amagambo yanjye, dore ngiye kohereza imiryango yose y'ikasikazi nyiteranye, kandi nzatuma ku mugaragu wanjye Nebukadinezari umwami wa Babuloni, niko Uwiteka avuga, mbateze iki gihugu n'abagituyemo n'ayo mahanga yose agikikije. Nzabatsemba rwose, mbagire igitangarirwa n'igitutsi n'imisaka y'iteka. Maze kandi nzabakuramo ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero, ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni, ijwi ry'urusyo n'umucyo w'urumuri. Iki gihugu cyose kizaba umwirare n'igitangarirwa, kandi ayo mahanga azakorera umwami w'i Babuloni imyaka 70. Imyaka 70 nishira, nzahana umwami w'i Babuloni n'ubwoko bw'igihugu bw'Abakaludayi, niko Uwiteka avuga, mbahoye ibyaha byabo. Amen. Kuki imyaka 70? Kuki atari imyaka 20? Kuki atari imyaka 200? Kuki 70?